Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Nejejwe n'Imana ko yongeye kuduha igitondo cy'umugisha kubw'uburinzi bwayo bukomeye, yabanye natwe kandi yagiye ibana natwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugiye gusengana isengesho tuvuga ngo Mana tugushimiye ibyatubayeho kandi tukuragije ibiri imbere. Tugiye gusenga isengesho ririmo gushima Imana, tuyishimiye ibyo yakoze kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi tugezemo, tuyishimira ko yakomeje kubana natwe kandi tuyiragiza n'iminsi isigaye kugira ngo iduhe gusoza umwaka neza, dusoza umwaka dufite amashimwe, dusoza umwaka twaguka, dusoza umwaka dushima Imana ko uburinzi bwayo bwatubayeho. Imana nihabwa icyubahiro. Reka tubanze turirimbane indirimbo gatoya dushima Imana, dutekereza ku mirimo y'Imana n'urugendo twagendanye nayo muri uyu mwaka wose, muri aya mezi ajya kuba 11. Imana yakomeje kubana natwe. Imana nihabwa icyubahiro. Reka tube dushima Imana n'iyi ndirimbo turamya Imana. Wowe unkurikiye uramya Imana, uririmbe utekereza ngo mbese ibyo Imana yankoreye nari kubigura iki, nari kubitangaho kiguzi iki, ko ari Imana gusa yahabaye. Ni ukushima Imana ibyo yakoze muri aya mezi yose atambutse, kandi uyiragize n'iminsi isigaye ngo usoze umwaka. Tuzasoza umwaka dushima izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe, 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 ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ryabo warinze mu ngendo zabo, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ryabo wubakiye muri uyu mwaka, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu.
Yesu. Ishimwe ry'abo wakijije barwaye, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ry'abo wahaye urubyaro muri uyu mwaka, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ry'abo wahaye akazi, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe kuba wasohoreje amasezerano, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ry'abo wakomeje bagize ibyago, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ry'abo warindiye ku maseta, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Ishimwe ry'abana warinze ku mashuri, ishimwe, ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Amen. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Muririmbyi arabyitegereza, abona ari wowe warwanye intambara zose z'ubuzima, abona ari wowe wagiye utsindishiriza abantu mu gihe cyo kugeragezwa bagiye binjiramo. Aravuga ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo, zitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Nanjye ndagushimye Mana, kandi ngushimanye na bene data bazumvira isengesho bakagira umwete wo gusengana nanjye. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko ari wowe wabanye natwe, tugushimiye ko ari wowe wakomeje kutuzigama, tugushimiye ko ari wowe wagiye uturwanira intambara, tugushimiye abariraga ko ari wowe wabahojeje, tugushimiye ko warinze abantu mu ngendo zabo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana. Turagushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa mbere, turimo tugushimira ibyo wakoze muri uyu mwaka.
aho tugeze none ibyo wagiye ukora ni byinshi, mitima yacu yongeye kuzirikana ineza yawe. Mana ndagushimiye, ngewe na bene data barumvira isengesho, turagushimiye, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko waturinze mu kwezi kwa mbere, tugushimiye ko waturinze mu ngendo twakoze, tugushimiye ko abagiye mu bitaro wabakijije ukabakurayo, tugushimiye Mana ko abagiye ku maseta bagiye kubyara mu kwezi kwa mbere wabanye nabo, benshi ukabatabara, benshi ukabarinda, benshi ukabagarurira ubuzima mu bihe bikomeye bakabona ineza yawe. Mana ibyo turabigushimiye. Tugushimiye abakoze ingendo bose mu kwezi kwa mbere ko wabarinze, tugushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa kabiri, tugushimiye ko wabanye n'abantu bawe, tugushimiye uburinzi bukomeye warindishije abantu, tugushimiye gutabara kwawe Mana kwinshi kwabanye n'abera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze mu kwezi kwa gatatu, abo warinze, abo wakijije barwaye, abo wahaye urubyaro, abo wakoreye ubukwe, abo wakoreye imirimo n'ibitangaza, abo waburaniye imanza zikomeye, abo warwaniriye intambara z'uburyo bwinshi. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa kane. Hari abantu benshi bafite amashimwe muri uko kwezi, hari abantu benshi bafite impamvu zo kugushima ko wabanye nabo, ko wabatambukije aho babonaga batakwitambutsa, ko wabavugiye aho batari kwivugira, ko wabarengeye babona bikomeye, ko wabaremeye ishimwe mu gihe kitashobokaga. Mu kwezi kwa kane abo mfatanyije nabo gushima izina ryawe, izina ryawe rishimwe ko wabagiriye neza. Ndagushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa gatanu, ngushimiye abo wakijije barwaye, ngushimiye abo wahojeje barira, ngushimiye abo warengeye badafite kirengera, ngushimiye abo bavugiye batari kwivugira, ngushimiye inzira waciye zitari zihari, ngushimiye ibyo washyizeho bitari biriho, amashimwe waremeye abantu bawe batari bafite. Izina ryawe rishimwe. Ndagushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa gatandatu, izina ryawe nirihimbazwe. Aho naho abantu bafite impamvu zo kugushima, hari abo wakoreye ubukwe babona bikomeye, hari abo waremeye imigisha y'uburyo bunyuranye, hari abo wasoreje amasezerano muri uko kwezi baragushima. Abo nabo nshimanye nabo, turagushimiye Mana, turagushimiye ko uyu mwaka wakozemo imirimo n'ibitangaza byinshi. Turagushimiye ingendo abantu bakoze muri uko kwezi, turagushimiye Mana, turagushimiye intambara zose warwaniriye abantu bawe, uburwayi wakijije abantu, imirimo n'ibitangaza wakoze bitashoboka ukabishobora. Izina ryawe nirihimbazwe Mana. Tugushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa karindwi, tugushimiye imirimo n'ibitangaza byakoretsemo, tugushimiye uburinzi washyize ku bantu bawe, tugushimiye ko wahaye igihugu amahoro, tugushimiye ibyo wakoze bitandukanye. Izina ryawe Mana nirihabwa icyubahiro. Tugushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa munani, naho n'ubundi wakomeje kurwanirira abantu bawe intambara, naho n'ubundi wakomeje kuba igisubizo ku bagutegereje, naho n'ubundi wakomeje gukiza indwara ku bari barwaye, naho n'ubundi wakomeje kurema amashimwe y'uburyo butandukanye, wakomeje kuburanira abantu imanza zikomeye, wakomeje gutegura imitego mu ngendo z'abantu bawe. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Turagushimiye, njye na bene data bazanyumva, tugushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa cyenda. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye abasore warinze muri uko kwezi, turagushimiye abagabo warinze, turagushimiye abagore warinze, turagushimiye abakobwa n'abana bato, turagushimiye n'abo warindiye mu nda z'ababyeyi babo ukabaha kuvuka muri uko kwezi. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihimbazwe Mana. Turagushimiye muri ati nubwo twahuye n'ibigeragezo, inzitane n'ibibazo byo mu isi, nyamara wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa. Izina ryawe rishimwe. Turagushimiye ibyo wakoze mu kwezi kwa cumi, izina ryawe rihimbazwe Mana. Turagushimiye uburinzi bukomeye bwabaye ku bantu bawe, turagushimiye uburinzi bukomeye bwabaye ku gihugu, turagushimiye uburinzi bukomeye bwabaye ku bayobozi bacu, bwabaye ku bayoborwa, bwabaye ku bantu bawe.
yawe, ineza yawe twabonye muri uko kwezi. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Muririmbyi ari mu bihe byiza aravuga ngo nubwo amagambo yanjye ataba menshi, ushimwe Mana, ushimwe kuko ndamahoro. Izina ryawe ririhimbazwe Mana. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwakomeje kuba ku bantu bawe, ukomeje kubungabunga abantu bawe, ukomeje kubabera amaso, ukomeje gutanga amahoro, ukomeje kuduhisha no kudufubika. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mitima yacu iranyuzwe cyane Mana, turagushimiye, tugushimiye ibyo wakoze muri uku kwezi dusohoyemo, ndetse turi kugera ku musozo wako. Tugushimiye ingendo zakozwemo, ku burinzi bwawe bwabaye ku bantu bawe. Tugushimiye ko abagiye mu bitaro hari abo wakije bakavayo bakagushima. Tugushimiye ababyeyi babyaye muri uku kwezi, turagushimiye ku bwabo Mana. Turagushimiye ubukwe wacyuje muri uku kwezi, ingo wubatse. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye abantu bose washyigikiye mu mirimo n'ibitangaza bitandukanye, ibyo wakoze muri uku kwezi kwa 11. Nshimanye na bene data, iri shimwe Mana rikugereho, rikubera umubavu humura neza. Turagushimiye Mana, njyewe n'abazanyumva turagushimiye. Tuzirikanye ineza yawe, tuzirikanye imirimo n'ibitangaza wakoze, tuzirikanye gukora kwawe kwinshi kandi kwiza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Ibyo wakoze byose nuhabwa icyubahiro, ibyo wakoze byose nushyirwa hejuru, ibyo wakoze byose nuhimbazwe Mana. Icyubahiro ni kibi cyawe. Nanone Mana rero tuje imbere y'ubwiza bwawe, tukweretse iminsi mike isigaje ngo dusoze uku kwezi, tukweretse kandi ukwezi gusigaye imbere ngo dusoze umwaka. Ni igihe Satani agambira kwicamo abantu, ni igihe Satani agambira kwica umumaro w'abantu, ni igihe Satani agambira guteza imitego myinshi, ni igihe Satani ashaka kwisasira benshi. Ariko turongeye turavuze ngo Imana niyongera izana uburinzi bushya ku bantu bayo, niyongera izana igitinyiro ku bantu bayo, niyongera izane kurindwa mu izina rya Yesu. Mana turasenze kugira ngo iki gihe gisigaye ngo dusoze umwaka ugirire neza abagabo barimo bagutakira bavuga ngo Mana turindwe. Rinda abantu bawe kuko uri Imana ishobora byose. Dusabye uburinzi Uwiteka Nyiringabo, dusabye uburinzi mu mihanda, dusabye uburinzi ku banyonzi ku magare, dusabye uburinzi ku bamotari kuri moto zabo, dusabye uburinzi ku bashoferi n'imodoka n'abagenzi, dusabye uburinzi mu kirere ku bapilote b'indege n'abagenzi, dusabye uburinzi mu mato mu mpera z'uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe n'abera bo mu isi bazanyumva tugasenganira isengesho, turasabye ngo Imana itubere umukumirizi mu izina rya Yesu. Utubere umukumirizi iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Ohereza ingabo zo kuturinda, za zindi Eliya yabonye. Haleluya. Elisa yabonye akabwira umugaragu we Gehazi ngo reba ingabo ziturinda zitugose uko zingana. Mana nyemerera ururukishe ingabo nyinshi kugota abantu bawe. Mana Nyiringabo turindira igihugu kandi urinde ibihugu bitukikije, yaba imigabane yose y'isi. Ohereza kurindwa n'imbaraga zawe zikomeye, kuko uwo wabereye maso ntacyo abasha kuba. Mana girira neza abantu bawe muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu Kristo. Migambi ya Satani nuyiburizemo, badayimoni bateza impanuka, iyo migambi yose y'umwijima wanyemerera ukayihagarika, kuko uri Imana y'imbaraga nyinshi kandi uri Imana y'ubushobozi bwinshi. Kandi Mana tuje imbere yawe dusenga isengesho, twarimo tugushimira ibyatubayeho, ariko nubundi turacyari mu isi hahandi Satani duhigira buri munsi, hahandi Satani turwanyiriza buri munsi. Turakwemereye Uwiteka ngo uzutubere umugaba, tugende imbere kuko uri kumwe natwe ntituyoba, uri kumwe natwe ntitugira ubwoba. Bigusha biri mu rugendo ni byinshi, ariko uduha imbaraga Mwami. Ongera udukomereze amaboko, ongera utwiringize ibizaba hanyuma mu izina rya Yesu Kristo.
yewe Mana, muri izi mpera z'umwaka ndakwinginze Uwiteka ngo iri sengesho nsenganye n'abera bose bazanyuma bakagira umwete wo gusengana nanjye. Uwiteka Nyiringabo, uburinzi bwawe boneke ku bantu bawe, uburinzi bwawe boneke ku ngo z'abantu bawe, uburinzi bwawe boneke ku gihugu ndetse ku bihugu. Ukuboko kwiza kw'Imana kurinde kandi kubere maso abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko tuzi neza ko ibyo wakoze, ibyo nyine twagushimiraga, ibyo tubashije kwatuza akanwa, imbaraga zabikoze n'izitabasha kubeshya. N'ubundi ntaho wagiye Mana, n'ubundi uko wari urejo n'uyu munsi ni kuri. Girira neza abantu bawe Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Ingingiye kandi abantu barwaye bari mu bitaro bamaze igihe kirekire, bari kuvuga ngo none se n'uyu mwaka udusanzemo Mana, ubutabazi bwawe bwabageraho. Wagirira neza abantu barwaye bababazwa n'umubiri, bataka umunsi ku wundi, bamaze igihe bari iyo ngiyo baheranywe n'umubabaro. Uwiteka Nyiringabo, byashoboka ko iminsi mike isigaye ngo umwaka urangire, wakora igitangaza, wahagurutsa abantu ku gisasiro cy'uburwayi. Uwiteka Nyiringabo, nk'uko wagiye ukora imirimo n'ibitangaza uhereye kera, ndetse n'abapfuye ukabazura, n'uyu munsi ni kuri. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uko warejo n'uyu munsi ni kuri. None rero Uwiteka, tukweretse n'abo ngabo barwaye, babuze uwo gutakira, babuze uwo kubwira, bibaza ngo kubera iki n'uyu mwaka udusanzemo. Mana, nyemerera butabazi bwe bugere ku bantu bawe, burengezi bw'Imana bubagereho, ukora ku Imana ishobora byose kubagereho, kubakangure, kubabyutse, kubahagurutse bahagarare beme, kuko uri Imana ishobora byose. Ongerera abantu kwizera muri izi mpera z'umwaka, abantu bacitse intege, abantu batakaje ibyiringiro, abantu babuze kwizera, babona ejo habo ntahahari. Mana, nyemerera ugirire neza abantu bawe, kuko uri Imana ishobora byose. Hari abafite ibyifuzo basengeye igihe kirekire, barimo kuvuga ngo ese Mana, ko n'uyu mwaka ushize nawo tukaba tubona birangiye. Mana, bagirire neza, aba nabo wabarengera. Hari ababuze urubyaro, barusengeye imyaka myinshi, nyamara Uwiteka Nyiringabo, muri iyi minsi isigaye ngo umwaka usoze, hari abo waremera ibitangaza, hari abo waremera amashimwe, hari abo wakorera ibitari biriho, hari abo wagirira neza bakazasoza umwaka, bagera mu kwezi kwa mbere bakavuga ngo burya muri kwa kwezi kumwe Imana yaremye ibitangaza, Imana yakoze imirimo. Urabishoboye ndabizi, kuko uri umunyembaraga. Uhereye kera nta ntambara wigeze utsindwa, nta kigeze kikunanira. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, renganura abarengana. Hari abari mu nzu z'imbohe, nyamara wenda barengana. Uri Imana ibasha kureba, ikamenya, igasobanura ibidasobanutse, ikitsa imisozi itayigishije inama. Ugirire neza abo ngabo Mwami, kuko uri Imana y'imbaraga nyinshi. Mu izina rya Yesu Kristo, ingingiye ababyeyi batwite, Uwiteka Nyiringabo, barimo babara iminsi ku ntoki kugira ngo bajye kubyara, ahari muri uku kwezi cyangwa ugutaha. Mu izina rya Yesu, muri izi mpera z'umwaka, abo nabo nibarindwe mu izina rya Yesu. Ubahe impinja nzima, ubahe gutahana amashimwe, ubahe gukikira no guheka, ubaremere kuko uri Imana, nabo bagushime. Basoza umwaka bashima izina ryawe, bavuga ngo nabyo Imana yarabikoze, bavuga nabyo ngo Imana yarabiremye, kuko uri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo, akikunanira, uri Imana y'imbaraga. Hari abafite ubukwe imbere ahangaha muri iyi minsi mike isoza umwaka, abo nabo Mana ndabakweretse, abo namenya n'abo ntamenya. Ugere ku mpande enye z'isi, ugere hose ku bafite icyo cyifuzo, ni ukubakingurira urugi. Bituzuye n'ubyuzuze ku bwabo, ibidahari nibiboneke ku bwabo, ibidashoboka nibishoboke ku bwabo. Ubaremera ishimwe. Icyampa muri iyi minsi isigaye kubwira isengesho, abantu basoza umwaka, ukarema amashimwe mashya, ukarema imirimo mishya, ugakora ibitari biriho, ugakora imirimo n'ibitangaza, abantu bagashima izina ryawe. Haleluya. Ndagushimiye Mana, kuko uri Imana yumva gusenga. Uhereye kera kose, niko umugaragu wawe Yesu abivuze, ngo nta muntu wigeze kurebesha amaso ye cyangwa ngo yumvishe amatwi ye indi Mana igira ikimariro uyitegereza itari Uwiteka, kandi ngo
batakurebyeho bavirwa n'umucyo, kandi mu maso yabo ntihazigera hagira ipfunwe iteka. Natwe tukurebyeho ntituvirwe n'uwo mucyo. Aleluya. Uko Malaki yabivuze ngo bubaha Imana, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Mana nyiribihe, natwe turakubashye, nyemerera rero iryo zuba ryo gukiranuka rirasira abantu bawe. Bamwe bagutegereje igihe kirekire, bamwe babyizeye bakagira ngo uratinze, ntibakubone muri iyi minsi isigaye ngo umwaka urangire. Nugira amashimwe mashya urema, nugira imirimo mishya ukora, abantu basoza umwaka bagushima. Urakoze Mana, ndabizi kuriho, ndabizi kukora, ndabizi kushoboye. Sinshobora gushidikanya imbaraga zawe, uko amaso yanjye yarakubonye, matwi yanjye yarakumvise. Nyemerera abagutegereje bose Mana bakubone mu izina rya Yesu. Iri sengesho nirigere kure, ryaguke. Isengesho rigera kure, riragenda, ririkorera, rigatwara ibisubizo, ritwara imizigo minini. Reka iri sengesho Mana hamwe n'abera bose bazarisenga bavuga ngo tugushimiye ibyatubayeho, bavuga ngo tugushimiye igihe waturinzemo, bavuga ngo tugushimiye ibyo wakoze muri uyu mwaka, tukuragije ibiri imbere. Abo bose Mana uzabumvire, uzabatega amatwi, kandi uzumve gusenga kwabo. Kuri Imana ishobora byose. Hari abarimo barira, barizwa n'intambara n'ibigeragezo by'uburyo butandukanye, babuze igisubizo, babuze umutabazi, babuze umuhoza, babuze umurengezi, bibaza ngo byagenda bite. Abo nabo Mana ndabakweretse muri uyu mwanya, muri iri sengesho. Nuremera abantu bawe amashimwe, nuhereza abantu bawe guseka, nuhoza abarira kuko ubishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, narakubonye uri Imana ihindura ibihe, narakubonye uri Imana ikora, narakubonye uri Imana ikora, narakubonye uri Imana ikiza, narakubonye uri Imana itegeka. Aleluya. Izina ryawe rishimwe Mana. Nyemerera rero giriye neza abera bose, abagutegereje igihe kirekire, babuze uwo babwira, abibaza ngo bimeze bite Mana. Abo bose nubabera igisubizo, nubabera umutabazi. Ukuri Imana ishobora byose. Izina rya Yesu Kristo ndakwinginze Uwiteka, muri iki gihe kiri imbere, gira neza abana ku mashuri muri izi mpera z'umwaka turimo dusoza uyu mwaka. Abari ku mashuri nibarindwe mu izina rya Yesu Kristo, bizamibenda kwinjira muzabashyigikire, kuboko kwiza kw'Imana kuzabane nabo, kuko uri Imana ibishoboye. Utanga umugisha ku mashuri, utanga uburinzi, utubera umukumirizi ku burwayi butunguranye budasobanutse. Kuboko kw'Imana ukomeze kurinda abanyeshuri mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana ishobora byose zirinda abantu mu ngendo. Ukuboko kw'Imana ukomeze kuba umukumirizi muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu. Ari abo Satani yapangiye avuga ngo uyu mwaka ntibawusoza, avuga ngo ntibakwiye kuwurangiza, yapanze n'imigambi y'uko yabigenza, iyo migambi minuyiburizemo mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri umunyembaraga, yewe Uwiteka we, nuhereza abantu ubuzima, nuhereza abantu kubaho, nuremera abantu amashimwe, nuremera abantu ibyiringiro by'ejo, kuko uri Imana ishobora byose. Mana ndagushimiye, ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza aho uri, ni wowe umuntu ahamagara ukumva, uri Imana ishakwa ikabonwa, uri Imana umuntu ahamagara ikamutega amatwi. Ni ku muririmbyi yaririmbye aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu umvugira. Natwe turabizi neza ko gusenga kwacu kugerayo, kandi turabizi neza ko iyo tuguhamagaye wumva. Nyemerera rero Mana, uko utureberaho tutareba, uko umenya ibyacu utarabibwirwa. Ijambo ryarambwiye ngo uhagarara mu itangiriro ukavuga iherezo, uko ibyo ubimenya tutarabimenya, uko ari wowe uzi ibizabejo. Nukomeze kutubera umukumirizi, tubera umwishingizi. Abagabo nibarindwe, abagore nibarindwe, abana nibarindwe, urubyiruko nirurindwe. Ineza y'Imana nifubika abantu muri izi mpera z'umwaka, muri iyi minsi mike isigaye, muri iki gice cy'ukwezi ndetse n'ukwezi. Kurinda kw'Imana ni kube ku bantu bayo, uko ari Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu nugarura abari baguye, abasubiye inyuma mu byo kwizera, ababivuyemo babona bitagifite icyo bimaze, nubagarure muri izi mpera z'umwaka. Basoza umwaka bashima izina ryawe, basoza umwaka bumva ubugingo ari buzima, kuko uri Imana ishobora byose.
ndagushimiye Mana, uko wari uri ejo n'uyu munsi ni kuri, uko wakoraga n'uyu munsi ni kugikora. Ngaho uburinzi bwawe nibe ku bantu bawe, kandi ni ukuri nuduha gusoza umwaka amahoro tukagera mu wundi dushima izina ryawe. Ubugingo n'umubiri ari bizima, tuzagushima Uwiteka. Icyubahiro ni cyawe, ibyo wakoze turabigushimiye, ibyo ukomeje gukora turabigushimiye, n'ibyo uzakora tuzagushima. Ntabwo turambiwe, ntituzarambirwa, tuzakomeza kugushima, tuzakomeza kukuvuga. Nudukomereza amaboko, tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije ibiri imbere. Njyewe na bene data, abazanyumva ejo n'abazanyumva kera, bazanyumva mu myaka izaza, twese turagushimiye kandi tuzakomeza gushima izina ryawe. Icyubahiro ni kibi cy'Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha.